Abaturage bo mu mudugudu wa Mirama ya mbere akagari ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare bavuga ko ibikorwa remezo bishya bubakiwe birimo umuhanda wa kaburimbo, isoko ndetse n'ivuriro byabahindurira ubuzima, biborohereza ubucuruzi, ingendo no kubona serivisi z'ubuzima. Ibi bikorwa byatashywe muri uku kwezi kwa Nyakanga 2026 bigizwe n'umuhanda wa kaburimbo ufite uburebure bwa kilometero 2 na metero 570, isoko rifite ibisima 112 ndetse n'ivuriro ry'ibanze ryo ku rwego rwa kabiri. Abaturage bavuga ko mbere yaho bahuraga n'ibibazo byo kujya gushakira amasoko kure, gucururiza ahantu hadatekanye no kubona ubuvuzi bitabagendekera neza, ariko ubu ibikorwa byabo byoroshye kandi ko imibereho yabo ikomeje kugenda neza itera imbere. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko ibi bikorwa remezo byazamuye ubucuruzi, isuku n'umutekano muri aka gace, ndetse bikaba biri no gutanga amahirwe mashya yo kwihangira imirimo cyane ku bucuruzi mu isoko rya Mirama. Bugaragaza kandi ko kubaka ibikorwa remezo nk'ibi biri mu rugendo rwo gukomeza kwibohora binyuze mu iterambere ry'abaturage, aho leta ikomeje gushora imari mu bikorwa remezo, uburezi, ubuvuzi n'izindi serivisi zigamije kuzamura imibereho y'abaturage. Ibi bikorwa remezo byose hamwe byatwaye amafaranga arenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanda watwaye miliyari 2 na miliyoni 944, isoko ritwara miliyoni 144 z'amafaranga y'u Rwanda, naho ivuriro ritwara miliyoni 111 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu kandi akarere ka Nyagatare kamaze kubaka imihanda ya kaburimbo ifite uburebure bwa kilometero 28 mu rwego rwo koroshya ubuhahirane n'iterambere ry'abaturage.